Yesu nashimwe. Reka mbasabe tubikuye ku mutima tuzamurire Imana amaboko tuhereze icyubahiro. Nshimiye Imana ingiriye ubuntu bwo kuba ndi hano uyu munsi, kubera ko iyo bijya kuba kubwa abantu cyangwa se kubwa Satani nakagombye kuba ndahandi hatari hano. Ariko nshimiye Imana yatanze ingabo nyinshi zo kundwanira nizo kundinda, kandi nawe nuko yakugiriye. Niyo mpamvu uri aha ngaha, Imana iberwe icyubahiro. Kandi nshimiye Trinity Worship Team, baradusuye tugirana ibihe byiza, ndabakunda cyane, numva biranejeje. Mbishimiye Imana yongeye gutuma mbana nabo mu iteraniro, Imana iberwe icyubahiro. Kandi ndanashimira n'ubuyobozi bw'itorero. Ubundi uretse umwuka wera wabishoboza umuntu, ariko ntago biba byoroshye kwakira umuntu utazi, kuko n'ubwa mbere ngeze aha ngaha. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, kandi nanone Imana iberwe icyubahiro. Hanyuma rero ku bantu basanze bamaze kumvuga, amazina yanjye ni Rwagasore Emmanuel, ndacyari umusore n'uw'Igikondo, nkaba nteranira mu itorero ryitwa Bizeye Yesu. Imana iduhane umugisha. Reka dusome Bibiliya rero. Abazanye Bibiliya zanyu muzibumbure mu gitabo cy'Itangiriro ibice byaho 45. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 4 dusoreze ku murongo waho w'8. Aranditse ngo Yosefu abwira bene se ati, ndabinginze nimunyegere. Baramwegera, aravuga ati, ndi Yosefu mwene so, mwaguze ngo njyanwe muri Egiputa. None ntimubabare nimwirakarire yuko mwanguze ngo nzanwe ino, kuko Imana ariyo yatumye mbabanziriza ngo nkize ubugingo bw'abantu. Inzara imaze imyaka 2 mu gihugu, hasigaye indi myaka 5 batazahingiramo nibasaruriremo. Kandi Imana yatumye mbabanziriza ngo ibabesheho mugire icyo musiga mu isi, ibarokoze gukiza gukomeye. Nuko none simwe mwanyohereje ino, ahubwo ni Imana, kandi yangize nka se wa Farawo n'umutegeka w'urugo rwe rwose n'umutware w'igihugu cya Egiputa cyose. Twakeneza ijambo ry'Uwiteka Imana. Reka n'ubundi twongere ijambo riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi w'Imana Ezekiel ibice byaho 17. Turasoma umurongo waho umwe wa 24. Ezekiel 17 umurongo waho 24 haranditse ngo, maze ibiti byose byo mu ishyamba bizamenya yuko nge Uwiteka ari ngewe wacishije igiti kirekire bugufi, ngashyira hejuru igiti kigufi. Numishije igiti gitoshye, ntuma igiti cyumye gitoha. Nge Uwiteka narabivuze ndabisohoza. Amen. Reka dusoreze mu gitabo cy'umuhanuzi w'Imana Daniel ibice byaho 4. Turasoma duhereye ku murongo wa 31 dusoreze kuri 34. Aranditse ngo, hanyuma y'iyo minsi ngewe Nebukadinezari nuburira amaso yanjye mu ijuru, ngarura akenge mpera ko nshima isumba byose, ndayambaza nubaha ihoraho iteka ryose, kuko ubwami bwayo ari bwo bwami butazashira, kandi ingoma yayo izahoraho ibihe bihaye ibindi. Ariko aba mu isi yose ni nk'ubusa imbere yayo, ikora uko ishaka mu ngabo zo mu ijuru no mu bantu bo mu isi, kandi ntawe ubasha kuyikoma mu nkokora cyangwa kuyibaza ati uragira ibiki. Icyo gihe nsubizwamo ubwenge, ubwiza burabagirana nahoranye bungarukamo, butuma ubwami bwanjye bugira icyubahiro. Maze abajyanama banjye n'abatware banjye baza kunshaka, mera ko nkomezwa mu bwami bwanjye, ndetse nongerwa icyubahiro cyinshi. None ngewe Nebukadinezari ndashimisha umwami wo mu ijuru, kandi ndamusingiza ndamwubaha, kuko imirimo ye yose ari iy'ukuri, kandi inzira ze ari izigororotse, ariko abibone abasha kubacisha bugufi. Reka dukomere Imana yacu amashyi.
hanyuma ijambo nshaka ko tuganira umwuka w'Imana nkize ku mutima, ndifuza ko turiho umutwe uvuga ngo byose niyo, byose ni Imana. Nta cyatunguranye kandi nta cyakubayeho itarishoboye kukurinda, nta n'ikiriho itabasha gukuraho, ahubwo buriya byose uko ubibona, byaba ari bituma unezerwa, byaba ari bituma ubabara, byaba bituma wubahwa cyangwa usuzugurwa, byose niyo. Bwana Yesu asifiwe. Nuramuka ubonye waragize umugisha ukavuka ufite ingingo zose z'umubiri nzima, nta kintu wahaye Imana ngo izikuremane zuzuye, kandi ab'Imana yazimye ntacyo yabahoye itari kuguhora. Nuramuka ubonye ugiye mu ishuri ukiga ukabona urangije amashuri, ababa batarabashije kuyiga cyangwa batarabashije kuyarangiza baragezemo, nta kintu Imana yabahoye itari buguhore, nta n'icyo yaguciye itari buze kubaca. Ibyo ngibyo bihishuriwe bigabanya urwego rw'ubwibone, kubera ko ubwibone nicyo kintu cya mbere kigiye gitandukanya umuntu n'Imana. Bwana asifiwe. Hari igihe nyine abantu dushima Imana, ariko tugashima Imana hanivanzemo kwibona. Ibyo Imana yagukoreye wumva wishimiye, ni byiza, Imana ikwiriye kubishimirwa, ariko ntuzagire n'uwo ubyiratanaho, kuko iyabiguhaye nta kintu yaguciye itari buze kubaca, kandi iyabimye ibyo yaguhaye ntacyo yabahoye itari buze kuguhora. Ahubwo kubw'imbabazi n'ubuntu bw'Imana n'ubushake bwayo, byateye Imana kugambirira kukugira nk'uko yakugiriye, kukugira uko nguko umeze, no kukwicaza mu mwanya wicayemo, no kukubeshaho mu buzima urimo. Ibyo ngibyo byo bishimira Imana, ariko wibuke ko nabi itagiriye ityo. Nta kintu Imana yabahoye itari buguhore, nta n'icyo yaguciye itari buze kuguca. Bwana Yesu asifiwe cyane. Ndashimira Imana, dukwiriye gushimira Imana rimwe na rimwe ku mibabaro Imana yemera tukanyuramo, kubera ko akenshi ibyo twicayemo inzira yabitugejejemo ni imibabaro. Dusomye ijambo ry'Imana, Yosefu arimo araganira n'abakuru be, arababwira ngo ni njyewe Yosefu mwagurishije ngo nzanwe ino muri Egiputa, none mwe kwirakarira ngo mwarangurishije ngo nzanwe ino muri Egiputa. Njyewe Yosefu maze kubona icyo Imana ibyaje urwango mwanyanze, maze kubona icyo Imana ibyaje kuntu mwandwanyije, namenye neza ari Imana yatumye nzanwa hano muri Egiputa kugira ngo izankoreshe ndakora. Kandi byashoboka ubwo Yosefu yari ari mu rugendo rujya muri Egiputa, yagurishijwe n'abakuru be bose, byashoboka cyane ko ashobora kuba yarasena ngo urwo rugendo Imana irupfubye asubira iwabo. Ndashaka kukubwira ko bimwe mu bibazo urimo gusaba Imana ngo ikureho, nibyo birimo kukujyana aho Imana yavuze ko izakugeza. Bimwe mu bibazo urimo gusaba Imana ngo irangize, nibyo nzira, nibyo modoka igutwaye ikujyana mu bintu Imana igutekerezaho. Yosefu iyo bene se batamwanga, iyo batamutema umwobo, iyo batamugurisha, ntabwo Yosefu yari buzagira icyubahiro nk'uko yabirose. Ariko Imana yifashishije bakuru be baramurwanya, baramwanga, bibwira yuko bari kumujugunya aho ibyo yarose bitazamuberaho, kumbe barimo kubimusunikamo. Icyateye umwami kugira ngo ategeke ngo Imana ya Danieli abe ariyo Mana bazajya bubaha bagasenga mu gihugu byabaye itegeko,
nuko Daniel yemeye akajya mu ntare abizi ko hari abandi zanyaguje. Iyo Daniel atemera kujya mu ntare, nta na rimwe bari buzavuga ko afite Imana ikwiriye gusengwa ku itegeko. Mu bibazo, mu ntambara, mu makuba, niho hantu honyine Imana yawe ifitiye uburyo bwo kwereka ibiguhiga, bwo kwereka ibikurwanya, bwo kwereka ibiguhinyura yuko Imana burya ibana nawe kandi kwemera. Nta bundi nimusoma Bibiliya uhereye mu itangiriro kugeza mu byahishuwe, uzasanga nta muntu n'umwe Imana yigeze yigaragazanya nawe ikihishura yuko burya bwose nubwo abantu bamurwanyije, nubwo abantu bamwanze, nubwo ibintu bitagenze uko yifuzaga, nubwo ibintu bitabaye neza nk'uko byabaye ku bandi, ariko Imana muri ibyo niyo hantu Imana yagiye igaragaza ikavuga ngo musigeho, nubwo amaze igihe ababazwa, ndi Imana ye, mbana nawe. Dukwiriye gushimira Imana kubw'ibintu tutifuzaga, tutashakaga, ariko Imana igashima kubitunyuzamo kugira ngo none tube turabo turimo. Kubw'ibyo tunayishimiye ibindi bihari, tunayishimiye ibindi bihari bitubangamiye, bitugoye, bitubabaje, kuko turahamya nta gushidikanya ko birimo kutujyana harenze aho turi. Kimwe mu bintu bitera Imana rero kuba yarakugiriye neza, ntabwo ari ukugira ngo uzajye ugenda ubibwira abantu gusa, nubwo nabyo ari ngombwa, ariko ikindi kimwe muri byinshi bimaze kugira ngo Imana ibe yaragukuye mu kaga yerekeyemo abandi, kugira ngo Imana ibe yarakurokoye ibyahitanye abandi, ni ukugira ngo ibizaza bikurikiyeho, ibizaza bikurikiye iby'Imana yakurokoye, uzabisuzugura ubibwira ngo hari ibindi byababanjirije, binsigamagaze kuko Imana itandetse muri byo. Icyatumye Dawidi yumvamo ko yashobora Goliyati ntabwo ari amakosi menshi yatendinze. Icyatumye Dawidi yihamya ngo njyewe Dawidi wa Mufilisitiya mwatinye muri abasirikare babitojwe, namuca umutwe nkamugabura ibisiga bye mu kirere. Icyatumye yiyumvamo uko kwiyemera ntabwo ari amakosi menshi yagiyeho, nta nubwo ari amapeti menshi yambitswe n'abantu, nta nubwo ari izindi ntambara yagiyemo, ahubwo nuko Dawidi yibuka neza ko n'intare itari yoroshye, yibuka neza ko n'idubu itari yoroshye, ariko ubw'Imana yemeye kumanuka, Dawidi ahagaze imbere y'intare. Ubw'Imana yemeye kuza muri urwo rugamba, Dawidi asumiranye n'idubu, bitera Dawidi guhamya neza, bitera Dawidi kwiyumvamo agasuzuguro, asuzugura Goliyati, akavuga ngo ubw'Imana yanyije intare n'idubu, nawe niba ikiri kumwe nanjye, niba ikinyemera, nawe yatuma ngucukwe nkakugabura ibisiga. Bwana Yesu asifiwe sana. Bimwe mu bintu bizatuma ubasha kunesha ibigeragezo, bigatuma ubasha kurokoka intambara nyinshi utarushye kandi ukagumana n'Imana, nukwigirira icyizere kibyarwa cyangwa mu yandi magambo gikomoka mu bindi wanyuranyemo nayo,
Imana ntiyemere gukorwa n'isoni. Dawidi yaravuze ati ubwo Imana itangwaje isoni imbere y'intare, ubwo Imana itangwaje isoni imbere y'idubu, nta nubwo yankoza isoni imbere y'Umufilisitiya. Bwana Yesu asifiwe sana. Umuririmbyi ati nanone tumwizigire, nanone tumwizigire, nanone tumwizigire, kuko ari uko nanone Haleluya, nanone tumwizigire, ko yahoze. Reka mbabwire, Imana ntabwo igihinduka, hahinduka abantu. Uko yabanye n'abatubanjirije, twakemera gutinyuka ibyo batinyutse, twakemera kunyuzwaho bemeye kunyura, Imana yabonekana mu natwe, yagaragara mu buzima bwacu nk'uko yagaragaye no mu buzima bwabo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bimwe mu bintu bitera Imana kukugirira uko ikugirira ni ukugira ngo ibindi bizaza nyuma y'ibyo ngibyo uzabibwira Imana usanzwe ubana nayo. N'ibindi yakurokoye kandi bitari bikoroheye. Ikindi kintu gikomeye nuko abantu benshi iyo bahuye n'ibibazo n'ibigeragazo n'amakuba n'akaga bajya kubigereranya nabo. Ni ikosa rikomeye gufata ikigeragezo ugafata ikibazo kikujeho ukajya kukigereranya nawe. Abisirayeli bagiye gutata uko Kanani imeze, bari 12 batoranyijwe. Bose bagezeyo babonye ibigango by'Abanaki, babonye uburebure bwabo, babona imbaraga bafite, babona ukuntu Abanaki bateye ubwoba, bose barabibonye. Ariko icyo imitima yabo yababwiye cyari gitandukanye. Babiri muri bo witwa Yosuwa n'uwitwa Kalebu babonye ibigango by'Abanaki n'uburebure bwabo nk'uko n'abandi babibonye. Ariko babanga gufata Abanaki ngo bageranye n'Abisirayeli, ahubwo bafata Abanaki bageranya n'Imana y'Abisirayeli. Iteka ryose nuhura n'ikigeragezo n'intambara n'amakuba, ukabigeranya n'amaboko y'Imana yawe uzi wizera, iteka ryose uzabura nta gihari. Ariko nubona ikigeragezo ukabona ikibazo, ukakigeranya n'amashuri make ufite, ukakigeranya n'udufaranga wenda uhembwa, ukakigeranya n'imbaraga wumva ufite, iteka ryose uzabona ko kizaguhitana. Ariko nukigeranya niyo wizera, iyo guhamagaye, ikurinda, ikwitaho, uzabona iherezo ryacyo. Uzaribona amaso y'umubiri azabona icyo kintu kirangira kandi wowe ukiriho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bimwe mu bintu dukwiriye gushimira Imana kandi n'amasengesho twasenze dusaba Imana kugira ibintu iturokora idukuramo, Imana ntibyemere ikabitugumishamo. Mvuze ne? Ndavuze ngo bimwe mu mashimwe tugomba gushimira Imana ni ibintu twaguyemo tugasanga gutya bituguriye gitumo nko Yakobo yavuze ngo nimugubwa gitumo nibagerageza bingahe tukabona biradutunguye biratugwirire bitubayeho, ubwoba bwacu bukatwohereza ku Mana. Yesu yavuze ijambo aravuga ngo igihe kirageze kandi kirasohoye ko abasenga data by'ukuri
bamusengera mu kuri no mu mwuka, kuko mbe nabo ari bashaka bamusenga. Bivuze ngo ahandi wasengera haba ari mu bwoba cyangwa mu guhahamuka cyangwa mu kwiheba. Hari n'igihe umuntu asenga ariko yihebye, mu by'ukuri isengesho rye akaba yari provotswe no kwiheba, cyangwa se inspiration y'iryo sengesho ikaba irimo kubyarwa n'ubwoba. Ahantu tugomba gusengera ni habiri, ni mu mwuka no mu kuri, ntabwo ari hamwe muri ho, ni hombi. Uramenye rero ujye ubanza wigenzura ugiye gusenga, kutagiye gusenga kubera ko wahahamutse. Uburemere wahaye ikibazo cyawe ntabwo byatera Imana gukuraho gahunda yari ifite. Uburemere wagize ute wahaye ikibazo ufite ntabwo bikuraho icyo Imana yagambiriye. Narivuze ngo dukwiriye gushimira Imana ibintu twasabye ngo idukorere, iyo twasabye ngo ikureho yarangiza ikabyanga ntibikore. Hari utabifite? Hari uhari? Kubera iyo mpamvu Imana ibizi neza yuko nubwo bitatunejeje none, iherezo ryabyo rizatubyarira umunezero. Irabizi neza. Umubabaro n'amarira ya Yosefu wasanga hari wenda yarasenze Imana ngo ibyo bintu bimukize bimurokore, yego, ariko Imana irabyanga kubera ko Imana yageranyaga umunezero uri inyuma y'ibyo n'umubabaro arimo kunyuramo. Imana ikavuga ngo komeza ushinyirize wihangane, ni igihe gitoya intambara igashira. Bwana Yesu asifiwe sana. Bibiliya iravuga ngo icyatumye Yesu abasha kwihanganira imibabaro y'umusaraba n'ibyiringiro. Uramutse umenya icyo Imana izabyaza imibabaro yawe ya none, wasaba Imana kongera imibabaro. Iyo abantu bose bajya kumenya ko kujya mu ntara bizatuma Daniel aba promoted kuriye, bari kurwanira ku mwobo. Narimvuze ngo uramutse uyishuriwe icyo Imana izabyaza mu mibabaro ufite none, wayisaba ko yongera imibabaro. Imana ishobora kugucisha mu butindi ikujyana mu bukire bw'ikirenga. Imana ishobora kugucisha mu gasuzuguro ikujyana mu cyubahiro cy'ikirenga. Imana, hari umukozi w'Imana tuziranye mu ishuri kuva mu wa 4 kuranagana mu wa 6, yabaguwa nyuma bakamwimura kubera discipline. Yabaguwa nyuma bakamwimura kubera discipline, kandi wayoboye rajepura muri icyo kigo. Yari umukozi w'Imana ukomeye uhagarariye abandi. Bakareba bakavuga ati rero bajya kureba umuntu batorera ubuduwaye bagasanga niwe uzabishobora, discipline ye batise turasibiza duwaye, baramwimuye ngo azagera mu wa 6. Rero icyo kimwara aramwara bifite isuku, ikimwara aracyumva neza. Ngo azagera mu wa 6 rero inshuti ze basenganaga cyane bajya imbere y'Imana ati aka gasuzuguro turakarambiwe. Ugomba kugaragaza ko perezida yagukoreye, ugakora ikosa w'Imana ukaduvana muri iki kigo utubahishije perezida wacu,
wa mana we tuzakomeza tugukore ko dufite agahinda mu mutima. Niba twaragukoreye koko ubahisha perezida wacu mbere ko tuva hano. Imana ngiramanuka irababwira iravuga ngo ubwenge afite ngize icyo nongeraho yasara. Afite ubwenge buhagije nuko narashaka kubigaragaza nicyo babivuze. Ubwo afite nongeye akantu kangana n'urushinge yasara mu murekere hariya. Ubwo afite burahagije mu murekere hariya nta kibazo. Perezida ajya mu giti hejuru aravuga ati dore navuye ku butaka ndi hagati yo kugera mu ijuru no ku isi nyine. Wama ndashaka ukumva nono ureke bimwe tumenyeranye, ndashaka ukumva umbwiza ukuri. Nzirirwa nirusha njya mu kizamini cya leta cyangwa n'ubundi ni zeru mbyimbire. Imana iramubwira ngo agenda uzakijyemo mu kizamini cya leta nzabara mpereye inyuma. Bibiliya iravuga ngo Imana yashimye gukirisha abizera ubupfu. Imana yashimye gukirisha abizera ubupfu. Umusore arazindutse yacitse intege nk'abandi bose ngo abaha ikizamini ngo niba ari cyo gucomeka moteri ntumbaze. Yigaga ibintu bigenanye n'ibyo ngibyo. Ngo abahanga bamwe baba mbere basohoka bavuga tumva ko twigenje turagaragaye. No nawe abagiyeyo. Agiyeyo rero ngo yaragize n'akaga moteri bayiga dahari ngo yagiye gutira amasafuriya yo kuzatekeramo korare kubasura. Ibi bintu turimo ntabwo turimo guta umwanya hano. Imana irabizi. Imana izi ko hari ibindi bintu twari dukeneye kubamo. Imana izi ko hari ahandi hantu twari dukenewe ariko twashimye kuba hano. Ntabwo Imana yabisuzuma ngo ibitesha agaciro. Oya abatabizi bazabisuzugura babijora babitesha agaciro ariko twa ni yacu. Igihe nikigera Imana izagaragaza umusaruro ibyaza aya majoro. Imana izagaragaza umusaruro ibyaza amatiki wari utanguza kurepeta. Ntabwo ibyo bintu Imana yabirengaho. Ishobora rimwe na rimwe kutagira ikintu igaragaza mu gihe ushaka wowe ariko mu gihe cyayo gikwiriye Imana izagaragaza ko twayibaye imbere. Imana izagaragaza ko twayibaye imbere. Mukozi w'Imana arinjiye apfuye guteranya reba insinga zishobora guhura gusa. Ahuzi zashobora guhura arangije abwira mwarimu uti narangije. Mwarimu uti ngwino yatse. Nabati hoya ngwino yatse nawe. Uko n'ubundi niba ari zeru mfite indirimbo nahimbye mu mibabaro yanjye ivuga ngo erega burya Imana ntabwo yitiranya hoya nabwo ihongerwa amafaranga si nk'abo mu isi. Ntabwo mfite ijwi ryo kuririmba ariko wumva amagambo. Erega burya Imana ntabwo yitiranya hoya nabwo ihongerwa amafaranga si nk'abo mu isi. Ni kubanza amakuba ugende witurize nyuma iza guherutse ibyiza utengamare. Gutengamara murabizi ni kubanza imibabaro ugenda wihangana utuze ushinyiriza izaguherutsa ibyiza utengamare. Dufite ubuhamya. Mukozi w'Imana bakije moteri bumviratse.
yakije bumviratse bamuha 98% kubera ko bakuye habire kuyatsa. Ubwahamya neza yuko atarazi nta nari buyakirize. Uri Mana Mana wabaye Imana, uri Mana Mana wabaye, uri Mana Mana wabaye, uri Mana Mana wabaye Imana. Hagira umuntu udufasha wa Mana Mana wabaye Imana, uri Mana Mana wabaye Imana, uri Mana Mana wabaye Imana, Mana we uri Mana, uri Mana we uri Mana Mana wabaye, uri Mana Mana wabaye Imana, uri Mana Mana wabaye Imana, uri Mana Mana wabaye Imana, Mana we uri Mana, uri Mana, uri Mana Mana wabaye, uri Mana Mana wabaye Imana, Mana we uri Mana Mana wabaye Imana, Mana we uri Mana Mana wabaye Imana, uri Mana Nyamana, ayiwe uri Mana Nyamana, uri Mana Nyamana, uri Mana Nyamana, uri Mana Nyamana. Hallelujah, 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 yeah, amen. njyewe mba nibutse ibintu Imana yakoze, nkareba nkabona nijya gutanga ubuhamya ntabwo tubivamo, ariko nk'iyo nkubise kariya banyibwira nti na bya bindi ndabyo ndabyibutse. Imana ntuzayirebere mu byo kunyuzamo, ahubwo ujye uyicungira mu byo izaherutse. Hari igihe nigeze kujya ahantu numva ijwi rirabwiye ngo babwire ngo ntibazahwana. Andi magambo, ibibazo bizabakubita, bizabakubita ariko ntabwo bizabahwanya. Kandi iyo uhuye n'ibibazo nibigutandukanya n'Imana, Imana yereka amaso yawe iherezo ryabyo. Uramenye mu bizakubaho byose byo, uzinde ko byagutandukanya nayo, kubera ko Imana irabizi. Do plus gushyira mu kigeragezo, do plus ibikuvana ku rwego kujyana ku rundi, igenda ikwimwa. Bwana sesifiwe. Ahantu honyine ufitiye amahirwe, ahantu honyine ufitiye amahirwe yo kugaragaza icyizere n'urukundo ukunda Imana ni mu bibazo byawe. Imana na Satani ntago bashobora kwemera yuko ukunda Imana kandi uyizera kandi uyubaha, kubera ko wabivuze kenshi mu kanwa. Kuzana uri Imana inshuti yanjye, uri ikinganza marumbo, uri Imana yera, ndagukunda urabizi. Iravuga ati buretse nzakubona Satani yakunsabye. Satani nakunsaba iryo jambo karisubiramo, nzamenya ko turi inshuti. Bwana Yesu asifiwe. Dore inkingi ya mwamba
Imana imenyeraho abayo. Ntabwo ari mu gusubiramo kenshi kuri inshuti n'Imana, ntabwo ari ukubibwiriza nk'uko, nta nubwo ari ugusirimba nk'uko turangije hano, ahubwo ni ukuntu uhura n'ibibazo n'intambara n'amakuba ukavuga ngo uko biri kose ndi uw'Imana nayo ni iyanjye. Ni wa muririmbyi aririmbye aravuga ngo naho ndiho naho napfa Yesami byonyena senda naho ndiho Imana ishobora kugutangira mu byo wirukankagamo no ku byo wirukankagaho kugira ngo ibanza iguforume, ibanza ikugira ukundi, ikugira umuntu uzashobora guhangana n'ibintu usanga ugiye, kubera ko Imana irabizi neza nta Kanani ibaho itagira Abanaki. Imana irabizi neza nta Kanani ibaho idafite Abanaki keretse mu ijuru. Igihe cyose ukiri mu mubiri, Imana nikubwira ngo iguhaye icyubahiro, uzanatangire kwitegura guhangana n'abantu barwanya icyubahiro. Ubu ngubu uri amahoro, nta n'umuntu uri kwirukanka guhiga, ariko uwakwicaza ku ntebe y'icyubahiro wabimenya. Wagira ute? Wakwicaza ku ntebe y'icyubahiro abantu bose bakeneye wabimenya. Ubwo rero niba utiteguye guhangana, gukotana ukarwana kugeza ubwo Satani amenye ko ufite Imana, wikure kuri liste y'abantu bazagezwa kure n'Imana. Kubera ko Imana ushobora kuyisaba akazi keza k'icyubahiro ikabyumva ikanakubwira ngo ndakaguhaye, ariko ikaba yagutinza cyeka kunyiza mu bintu utashakaga, ariko ibyo ngibyo utashakaga bikaba birimo kukubaka, bikaba birimo kuguhindura umuntu uzashobora guhangana n'ibintu birahujya. Niyo mpamvu twasenze imyaka myinshi ngo tuzane i Kigali bigasa nk'aho itatwumva. Ibiri i Kigali irabizi, ntabwo yagirya ngo itukura mu cyaro uko wabisabye, no. Igomba kukureforuma ikagucisha mu bintu ku buryo utanga icyizere ko na Kigali. Uramutse ugicumuzwa n'abantu bambara za rumbiya, hacurwa iki wageze i Kigali muri mini zihari? Therefore hari aho igomba kukunyuza ku buryo nuhagera n'ibyo bitazaba bikugusha. Ndashimira Imana ko ahantu yanshishije, kuko kumeze ni umusaruro w'imibabaro nanyuzemo. Nawe uko nguko umeze, nawe uko nguko umeze, niba atari mu buryo bw'uburyarya n'amanyanga no kwirwanirira, ukaba uko nguko umeze warabigizwe n'Imana. Warabigizwe nande? Nawe uri umusaruro w'imibabaro yawe. Tugushimiye ibyatubayeho, tukuragije, tugushimiye Mana we. Ubu hano harimo abantu bakwiriye kuba barimo gushimira Imana kubw'abantu bababenze. Ndumva umwuka w'Imana turi bubigenanemo neza, ariko hano
ntabwo turuza kujya mu bintu byo gutungana intoki, ariko harimo abantu bakwiriye gushimira Imana kubw'abantu bababenze. Harimo abantu bakwiriye gushimira Imana kutuzi bapurayinze, utwo tuzi Imana ntibyemere ko batujyamo kandi bujuje ibikenewe byose. Nigeze gusaba Imana akazi, ndagenda ndimo kujya no gukora ikizamini, irambwira ngo uratsinda ariko ntako baguha. Ndagenda ikizamini ndacyuzuza, rekodi ziriyo nahakurangira ukajyana ubishaka. Ikizamini ndacyuzuza, njya muri interview, ayo bamaye ni sinyazi, ariko barambwira ngo rero ngo niwe wagize amanota ya mbere, ngo ariko nta experience ngo urabona. Kandi muri requirement zo kudepoza nta experience yari irimo. Urumva wajya kuba bakeneye experience ntabwo bari kwirirwa gukoresha ibizamini. Siko niba bari bakeneye experience nta mpamvu y'ibizamini. Ndashimira Imana itarakampaye. Ntabwo nzi byari bumbaho yo nkajyamo, ariko ndashimira Imana yakanyimye, ibyambayeho byo ndabizi none. Ntabwo twamenya uko umeze ujya kuba wararongowe cyangwa warongowe kiragiye wabishakiraga. Imana ishimwe yagutindije, hari ibintu irimo kukuvura. Ntabwo yagutera ngo uhite ukujyanayo gutyo umeze. Reka. Iyo Imana ishaka ko muzarambana, iyo Imana ishaka ko muzatindana mukamarana iminsi, ntabwo ikwihutisha ikujyana mu bisubizo, igutinza mu kukugerageza kugira ngo ikujyane mu bintu watsindiye. Hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kubera ko namara kwemerwa nibwo azahabwa. Kubera iki? Ni iyihe mpamvu ituma bikenewe ko twemerwa? Kubera iki bikenewe? Bisobanuye ko ibintu Imana yakubwiye ntabwo bikwiye kugeza igihe uzageragezwa ugahinduka ubyemera. Ibyo ngibyo dufite akabarore k'abantu benshi babwiye ibintu byinshi n'Imana bagapfa bitababayeho, kandi Imana itarabeshyaga bihari, ahubwo kubera ko batsinzwe n'ibyaje kubagerageza ngo bemerwe babihabwe, bagapfa bitabaye. Ubwo rero mbere yo kurata ko ufite byinshi wanditse wabwiwe nayo, ubanza umenye ko uzashobora ibizakugerageza kugira ngo wemerwe. Kandi udukwiriye gushimira Imana ku bintu Imana yatwimye. Reka dushimira Imana ku bintu Imana yatwimye, kuko bimwe muri byo tubura bitumye dushobotse gutya. Ubu hano byashoka ko ari abantu Imana yaha amafaranga bakajya mu tubyiniro. Uburyo bw'Imana bwo kubarinda ngo bagume hano ni ukuyabima. Ndashimira Imana ku bintu yakwimye n'ibyo yanyimye, kugira ngo nge nawe tube dushobotse gutya. Imana yabicyubahiro. Ubu hari ibintu Imana yama ntimunyire nawe, kandi nuko hari ibyo yaguha ntitugukire. Ishimwe kubw'ibintu yatwimye tukaba dushobotse gutya. Imana yabwe icyubahiro. Hanyuma rero ngo Imana niyo yafashe igiti cyari kirekire ngo igicisha bugufi, ifata igiti cyari kigufi ngo igishyira hejuru, ifata icyari gitoshye iracyumisha, ifata icyari cyumye iragitura. Ngibyo byose ni njyewe Imana Uwiteka wabikoze, niko yavuze. Nubona hari ibintu Imana yakwimye kandi ubona ubikwiye, ujya wibuka ko hari n'ibindi yaguhaye utabikwiye. Mbere yo kujyana request, mbere yo kujyana ikibazo cyo kuvuga ngo Mana ngo kuki ngiye wanyimye ibi, ngo kandi ubona ameze gutya, kuki ngiye nize ukaba waranyimye akazi, kuki ngiyewe, mbere kujya kurata ibyo wimwe ubona ubikwiye,
ubanze uha agaciro n'ibindi wahawe udakwiye. Birahari twese turabifite. Ibyo rero, ibyo nabyo ujye ubyibuka. Hari iby'Imana yaguhaye byima abandi kandi ntacyo barusha. Iyabimye niyo yaguhaye kandi niyo yabaremye, nawe niyo yakuremye. Icyo yabahoye yari kukiguhora, so tuyishimire ibyo yaduhaye tutari dukwiriye, bityo twimaza umubabaro. Dawidi yaravuze muri Zaburi 119:52 aravuga ngo Uwiteka, njya nibuka amateka yawe ya kera nkimara. Iyo nibutse gusa ibyo wankuyemo, ibiriho mbifata nk'ibidahari, nkumva simbabaye. Bwana asifiwe. Mbere yo kujya kuvuga ngo warize Imana ikwimakazi, wagombye kurimo kwishimira no kuba uri mu bizi, kuko hari abandi batize kandi ntacyo barusha. Niba hari n'ubaza kandi ntacyo barusha, ubwo rero kujya ngo nge Mana ngo kuki nize, ngo narashatse, ngo Mana ngo kuki watumye nshaka, ngo nose ukaba waranyimye urubyaro. Hari abandi batarashaka bakurusha imyaka n'uburanga. Mbere kujya kuvubaza rero ibyo wakagombye kuba ufite utarahabwa, bubaye unyuzwe unashimira ibyo wahawe utarukwiye. Imana ishobora kuguha amanota meza ikazatinda kuguha akazi. Ibyo byose ikwiriye gushimwa muri ibyo. Imana kandi ishobora gutuma wigura umuswa, ariko ukazatanga abahanga akazi. Igiti kirekire igicisha bugufi bishatse, ikigufi kagishyira hejuru. Igitohagiye, hari abantu bari bininyoza mu kuvuga. Imana ari kure ko yaratoranyirije uyu murimo, ariko Pawulo yaravuze ngo mu banyabwenge niyatoranyijemo benshi. Mu mfura, mu bantu b'imfura, ngo Imana ntabwo yatoranyijemo benshi, ngo ahubwo Imana yatoranyije abanyantege nke n'abaswa kugira ngo ikoze isoni abanyabwenge n'abanyembaraga. Ngo yatoranyije ibinyantege nke cyane kugira ngo Imana isuzuguze ibinyembaraga. Nubona hari ikintu Imana igukoresheje, yishimire, ntabwo ari ukuri igitangaza. Ubiretse wowe, hari abandi babikora neza kukurusha. Nibyo. Ikindi cya kabiri, uzirinde mu buzima bwawe ko wabaho uri umuntu wahombeye Imana. Uti gute? Buri kintu cyose Imana yagukoreye hari icyo yari yiteze kuzamara. Ukabona Imana yakuhaye uburanga gutyo ukagira ngo ni ibintu biri aho gutyo gusa. Kare. Ukabona Imana yaguhaye amaguru yombi mazima, abandi bayacika ureba bari kuri moto kandi uzi kuzitega. Agacika bari muri kaburimbo urimo, ariko wowe yawe ukayajyana ku kazi ukongera ukayatahana. Ndarayishimiye niwe. Ndimo kuva ku kazi nari nkoze impanuka, Imana ishimwe nayo ngenda rokoka. None abandi maguru acika tureba bari kuri moto zidutwaye mu mihanda turimo. Warangiza ukagira ngo yarinze gutyo gusa, ngira yarinze. Oya reka. Ayo maguru hari impamvu y'Imana. Ukabona ubonye akazi no kuna abandi bakabuze bakurusha gusenga no gukiranukira Imana. Wowe ukabona ntushobora no kwiyiza nibuze gatatu iminsi 3 yonyine, ariko hari Imana ikabitarabaha kimwe cya kabiri cy'imigisha ufite. None ukagira ngo ni ibintu Imana ubwo yarabirengagije, rero ibona ko kare. Hari cyateye Imana kukugirira uko yakugize. Hari cyateye Imana kukwicaza mu mwanya wicayemo. Hari cyateye Imana kuguha urugo abandi bararubuze. Hari cyateye Imana kuguha icyo gikundiro, uramenye icyo gikundiro ufite kitazaguteranya nayo. Yesu niwe nihishemo, yambere y'ubuhungiro, nta cyankura w'amahoro. Uwo mwami wanjye ni igitare gikomeye,
umwami n'igitare gikomeye yambereye ubuhungiro. Nubona Imana iguhaye umugisha muvandimwe, ukeneye no ko Imana iguha direction y'icyuma z'uwo mugisha. Nubona Imana iguhaye position ikakwicaza mu mwanya runaka, ukeneye no ko Imana ikuyobora gukora icyo Imana ikwicarijeho. Nibona Imana iguhaye anointing runaka, ukabona ikiganza cyiza cy'Imana kikujeho, hari ibintu bikujemo. Abantu twose turavuga ariko ntabwo ariko twaririmba ngo mwumve tuko turimo kuririmba. Yego, ukumva Imana ikoze mu muhogo wawe uraririmba ukabona abantu barafashwa. Ubwo ni ubuntu wagiriwe, ubwo ni iki we, ubuntu wagiriwe. Hari abantu baturushije umwete wo gusenga, hari abantu baturusha umwete wo kuba imbere y'Imana, hari abantu baturusha kubaha Imana, hari abantu baturusha kuyizera, hari abantu baturusha kuyikiranukira, ariko Imana ikabirengaho ikaduha imigisha iruta yabo. Ubwo ni ubuntu twagiriwe, dushoboze kubukoresha neza. Muhaguruke dusenge. Reka dusaba abaririmbyi batufashe iyo ndirimbo, wenda bayisubiremo nka kabiri gusa, niba bitari buze kwica umwanya. Dusabe umushumba yigira imbere adusengere nk'uko umwuka ari umuyobora bigendanye n'ijambo twize. Yesu abaho umugisha mwinshi.